harimo akantu kandi koko gafite ishingiro umva gakoresha retazation timiza ati reka twimagine ko aba yari mwiza buriya rero ahantu gana arabizi waraza kundusha buriya Imana yo ikubwira ngo Imana yo irakubwira believe ariko science buriya ikubwira ngo prove cyangwa se fact tuboro rero ni science ntago ari believe ni fact na prove twebwe rero twara province ntago dukeneye believe so ikindi Rayon Sport ukuntu ngewe nyibona mbona ari nkuko Rigani cyangwa se undi muntu wese waba warakinnye umupira umuntu agiye kubwira ngo uzana umuntu mwakinanye kera waruze umupira toragurundura hana tubahuze tujye gukina na under 17 maze imyaka 3 imenyeranye niyo baba ari abana ikipe kwitsinda biragoye kuko automatism ni ikintu gikomeye cyane umupira so bekaro nihute izo ni factor natangaga mbona ngewe ariyo ntwari ikomeye dukuyo yawe ni ikipe imenyeranya oya ni ikintu gikomeye cy'ubuga cyo karite nayo tutayibagiwe ariko icyo kintu cyo kirakomeye kurusha Rayon Sport reka tujye muri kane tujye mwizamu rero ho ni urucabana navuga ko ni Pierre niwe muzamu muri iki gihugu utaratsindirwa mu mahoro match nimwe yari yose officiel yani ni jini ni Manuel ni mikonomia kama Manuel Nia yari mu mahoro yaranambwiye ati nje mu mahoro nabuze chance nimwe gusa bazamana muri equipe nationale ni national team material umushizemo harakirago yarabimbwiye amahoro arayumva cyane nta kipe nimwe irahamutsindira kuri match officiel uruhande rw'iburyo ngira ngo byo nurucabana kagege ni nibyo bita mu giswahili ngo ni kama maji usipo yangu utayaoga bro kagege nta handi hantu tuziranye uretse kumubona mu kibuga ariko that guy is a complete player urakoze cyane n'umukinnyi mwiza ukina kabiri iri model ni gasore keza karumutse gafite pace uko asaba baro arihuta ni mwiza mu kudefanda bon utunagifite kwa Justinga twe contribution iri offensive surtout ku ma dernière passe decision ya nyuma bimusaba intelligence niko kantu ubona umutoza akeneye kumwongerera agerayo ariko uyu mupira ukoresha iki yawugejeje no kwitanga babishaka kuyigeza ku muntu ashaka kandi akaba male ku buryo nyine mu defense atayiclearinga ngo abisome uzabona baro nyinshi ziturutse kuri couloir zikunze kwa corner so buriya rero haba harimo ikintu cyo kuyinjiza ugatera indi ntambwe imwe ukayitanga ugomba kuyitanga bishobora kuba wenda atari na Togo yitaba neza cyangwa abandi bantu bayizitaba nabyo bibaho ariko nanjye uko mbyemera muri kabiri nziza dufite muri uru Rwanda uriya mwana arimo ngira ngo nasezishize ira match y'ubushize twasina 3-0 naganira ngabo Robben arimo arambwira ngo Jangwani ngo biragoye gufata Basane nabwo ni Basane nta kibazo na kimwe ngewe ikipe yose ifite abawinga muri iki gihugu cyangwa n'ahandi hose guhura nayo mfite Korode na Kagege n'abantu bafite ingufu bihuta bafite intelligence barataka mu myata mu kudefend Kagege n'umukinnyi uri ubu mbibutse ko iyi saison ya kabiri muri APR ariko reba ntari gutanga ndimo ndamwibaza mu myaka 5 so uruhande rw'umusore rero n'urucabana ngira ngo ni Korode ni umukinnyi ngira ngo nkuko ndimo nabivuga usa neza wenda kugiramo akantu nka Kagege ariko ikintu wenda murusha n'iri aggressivity yiwe ubona ko n'indwanyi n'ira speed zirambaraga anapumuzi kama chita ubona ni kama Jaguar nta ruha uburyo yataka uburyo agaruka iminota 90 kabikora experience yiwe match amaze gukina ndumva ni ikintu kinini Claude Faringa muri APR ni he's a fighter nyine icyo wavuze azi ku fightinga physically ndetse na psychologically araba boostinga cyane ariko akajya n'ikindi kintu ajya akora cyo kuinventinga akasa n'ugarutsemo hagati kugira ngo bakreate surnombre surtout nk'igihe bagiye kurekipe so muri Axe rero ngira ngo n'urucabana Riga ni Axe maranye imyaka irenga 4 bakinana Clement na Yunus nta kintu kinini nabavugaho ngira ngo murabizi duo yawo maze imyaka myinshi imaze kumenyereza derby muzikinnye kenshi bigango buryo ari abatekinisi gukina ashoye kujera umukinnyi witwa Sumani Rayon Sport yatsindwa match urakoze cyane ibyo completely ashoye kujera umuntu witwa Sumani Rayon Sport yatsindwa match kuko ubona yuko Rayon Sport Asumani nyine afite icyo kintu cyo kuba ari we targeted man so iyo mufite umukinnyi nko rero baro nyinshi zinyuraho kandi mwiza washota watsinda n'umutwe ufite nyine uburyo bwinshi bwo gutsinda
iyo mufite umudefenseri mwiza ushobora kumumarika akamustopa kandi Clement yajya ibikora byagora Rayon Sport kuba ndi mu solution kuko Rayon Sport iyo mutaramenyerana kenshi mugerageza nyine gukoresha nyine ubu buryo buri gakondo bwo gushyira baro muri box umwataka kazi finishing wakomeza urakoze rero imbere yabo ku giti cyanye ko mwambwiye ko tutagenda ku by'umutoza ariko umuntu abibona ngiye ku giti cyanye nazana Sekiganda nibyo amaze iminsi myinshi atari muri groupe ariko bitandukanye hari umukinnyi kubura muri groupe wenda ari mu mvune ariko Sekiganda ntabwo avuye mu mvune aho yarari yakoraga imyitozo avuye muri Kariso urumva ko iyo fitness yiwe nta kibazo na kimwe nyishidikanyaho kandi ngira ngo nimba ntanibeshye nubwo bahembye ruboneka ariko ku giti cyanjye ngira ngo last match navuga ko ari Sekiganda hari ikintu arusha abakinnyi bose bo muri APR nicyo bita kumenya nyine gatandatu kwikinwa agira icyo bita discipline mu buryo bwa tactique akina nka nimero 6 donc aribera nimero 8 n'10 bagakina bo bakagenda or iyo ushyize Dauda kuri 6 nawe agira 6 zo kwa nimero 8 none bagasiga vide so icyo kintu rero cyo gukorera couverture aba defenseur agikora neza cyane kuko ko ntagenda ntabuja cyane kandi azi gukina cya kintu twa control pass gufunga agatanga baro neza n'imbaraga ze uburebure bwe nabyo ni ikintu gifite icyo kivuze cyane muri game kuko surtout kuma baro yo mu kirere nanjye namuprefera wakomeza ngira ngo imbere yabo mediane ya 3 box to box aterekaho ngewe umukinnyi mfata ku giti cyanjye mbona ari nk'umukinnyi wa kabiri kuko Elia Mpanzo ubona ko yasubiye inyuma ya Paco Mzuzu mbona muri East Africa nta mukinnyi unganya na Daud umupira he makes job easy yani ni kama movie ya mapenzi laha mwanzo mwisho yuri murekire bari nko kura filime y'urukundo itangira iryo ikarangira Daud mukundira yuko niwe mukinnyi nyine ufite umubiri w'umumediateri Dauda ikindi mukundira agira ikintu bita pass accuracy gutanga umupira hana ushaka ejo mundi muri ni match ya Bugesera yahaye pass umuntu bita Wata ubundi uzi jambo pass nazamubwira umushtangiye twa Rodrigue nyishira ku irati ndayishushanya ikintu cyonyine Rayon Sport izitondera muri mediane ya AP nicyo kintu cyitwa pass muri football nzabisobanura ku wa mbere passe nire ya jambo Yesu yavuze ngo ni inzira no kuri n'ubugingo passe ni nyababyeyi ku mugore umukinnyi uzi gupasa n'umukinnyi pe umukinnyi ushaka gufunga barakayitanga mu mupira tuvuga ngo winjiye mu gakiza mu barokore ubutoye ni shahadu mu basilamu ijuru buri kurireba kabisa riba riri imbere yawe umukinnyi ushaka gufunga barakayitanga neza kuko passe ikora ibintu biri muri football twihuta muri football iyo twigishwa coaching barakubwira ngo ugerageza kujera ikintu cyitwa igihe umukinnyi akoresha kura baro kwizamu anayijyana kuri indi na espace intera aho hantu nyine uko hangana niba ari metero 50 ubigire bito we have to be quick muri football umukinnyi yoze gutanga pass iyo yitumye ukohereza nk'iyo baro ndende n'urugero uba ugabanyije igihe byari kugutwara iyi driving ari no makosa ruboneka akora aba ni ball kariya cyane kurutwe yatuma baro kandi bari irimo umwuka iragenda no na espace ni uri kuyigendamo or baro wakaweje kigendera muri espace ukagabanya igihe bigutwara kugerayo ukanagabanya intera wari kujyana miyo baro statement ya Yohani Cruyff aho utagera bariragira so urumva rero umukinnyi ushaka kubya understanding akabikora neza iryo jambo rukoresheje mu pere gitwa accuracy ikagera hayishaka ni majambo football urumva iyo mediane imbere yabo naterekaho umuntu bita Dao mwamba wa muda wote reka nkubwire nabivugiye hano tugiye gukina match ya Gasogi ibyaruboneka wenda ntidukina ntitugenda ndaza kwivuga ntidukina ntitugenda ikipe nije ndababwira ni nibyo ko kwa missing agira playmaking lord playmaker memerda kuva yagaruka kwizigi ntiturakora draw match first half byibura chance nkiya tubana neshana byena babwira ijambo rigufi statement nzayisubiramo dukuyemo abanyasudani tuzagira umwanya wo kubareba abakinnyi cyane muri champion w'u Rwanda for me nubwo yaginyujemo akavunika the most talented player ntagari Watara abana babyibeshyaho Watara is a goal scorer umukinnyi mu Rwanda ukomeye urimo
ni Memeri Mwiza. urakoze cyane Emerida. urumva Dawo kwizi ntago kuva yaza kuri match ngira ngo yagasogi ntihagarukiye twatsinze ibitego bibiri tugiye Muhanga dutsinda ibitego tugaruka kuri Bugesera turose nta match ni izo match zose ndimo nakubwira turatamukaza urabona hari ukuntu twavugaga kuri uyu tuvuyeho Dawuda ntajya afatika kuko ni nimero 8 ntago wa nimero 8 wa markinga cyane ariko ikoze ikosa ntimare ku muntu yitwa Dawo yahita itsindwa match kuko iyo umuntu yatraje njye narebye dukina na Gorilla ikina na APR byasabye ko tumushyira abakinnyi babiri umwana yitwa Busquets n'uyu musore wavuye Masude Narcisse wavuye Magaju byasabye ko tumukorera nk'akantu kameze tubyita cage ni nk'akantu ni nko kumushyira mu kagereza gatoya nyine afite ubwenge bwinshi ku buryo ibintu byinshi akora biri unpredictable ibintu akina ni ibintu udapfa gusoma abenshi bari bamanatanga passe mwe twavugaga neza ariko ku bintu uri kubona nyine nawe byagiye gukora kabisoma we rero ikintu azi gukora gikomeye nuko orientage ahantu tazi bigutunguye icyo kintu Rigani yaravuze cyo kumufungiramo after na dribbling in tight spaces handi ubona muri ariko rero ifite nimero 6 twamuvuze komeza muri batatu b'imbere umwanya watujyanye uruhande gato kuri Arsenal navuze ko ari by'umukuku umuntu abibona natari bafite ko bibona ngiye nahanyuze ku giti cyane ngira ngo ruboneka urebye ngira ngo physique yiwe ukabona uburyo ashobora gufasha mu kwataka mu kudefanda uburyo ashobora gutanga support muri median ngiye ku giti cyane no nangiza ko namuhengeka nkuko Adiri yamuhengekaga ndemeranya nawe impamvu namuhengeka byanaguhereza solution muri median ugakreation nombre bakaba bane merci beaucoup uruhande rw'ubumoso byo ni n'umukinnyi wa mbere mu Rwanda muri Stade Amahoro ivugure ni Barafinda nta wundi ngira ngo uruhande rw'ubumoso nta wundi urakora mu mateka nkare muri equipe nationale muri Barafinda niwe mukinnyi mu Mavubi uguha icyo bita pace no muri APR arakigira atanga umuvuduko ariko anashimisha n'abafana yongera n'intuza na rhythm of the game iyo mu musore yo baro ahita yihuta nyine bikaba quick mu Rwanda rw'uburyo ruzakinaho wa Serumogo nyine kwa Barafinda numvaga ndimo na nenepa ukatakisha nde rero watala niwe mukinyi uri muri iki gihugu wabyemera utabyemera uzi gutsinda igitego kandi muri icyo bita sans dobe kabisa kandi muri angle yose umutwe set pieces akagura mugo tugwamushyira bench tujya ku giti cyanjye ariko yazanye na show ya gatatu ku giti cyanjye abanza mbere ari mama dosi murakoze tuganira umupira neza cyane amakipe yanyu murayumvise igisigaye ubwo nukuzakurikira umukino ariko nejo kwa gatandatu dufite ikiganiro tuzongera tuganire mu bundi buryo iyi match izaba ejo saa 12 n'igice hanyuma uburyo bwo kwinjira uburyo bwo kugura itike yego ya okay akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ubundi ugahitamo itike yawe 2 3 10 biramutse biguze itike kaka akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 nanone akanyenyeri 2 urwego hapana rimwe ni 2 ahahera ni 2 ahahera akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ejo zazamuka izaba yongereho tike 100% so murare muziki wasinaza turi ibikomeye ntago nshobora abasifuzi umusifuzi yamaze kumenyekana mu kibuga gatera barimo Celestin urumva Sayimana Celestin bari mu kibuga hagati no musifuzi mukuru musifuzi bazasefure neza ne dushaka indoro nyuma aderi w'igitambaro uwa mbere w'igitambaro ni Dodos Mutuyimana Diedone hanyuma uwa kabiri w'igitambaro ni Alice Umutesi urumva yampanga ubwo rero nibo bazaba bahari kuko abantu barakoze cyane bafite amatsiko yo kumenya ngo bari bazasifa Movit Baby Gel n'amavuta meza cyane iyashyire mu musatsi wawe yisige ubundi uzaba ukoze deal ikomeye cyane hanyuma gahunda na kanyenyeri 177 urwego gahitamo kano kinjira mu murage w'amashuri hamwe na Prime Life Insurance ukazigamira umwana wawe gahunda n'ibyikorere hamwe na Waisha Akadomo Iremba Akadomo Gov Akadomo Orawa hanyuma ikindi gikomeye cyane nuko muri Tenga promo ibihembo byawe n'ubitsindira bazabikunyuriza kuri Inot yandikishwa kanza kanyenyeri 562 urwego byose bigende neza cyane gahunda ibe gusaba facture za EBM uzaba ukoze deal ikomeye cyane Arsenal yanganyije na Liverpool ubusa ku busa ntabwo ari match yo gusesengura irarusha City